Mukaristiya harukiza abantu ni Yezu Kristu n'umwana w'Imana akunda abana be akabana nabo nimumusenge. Mukiza wacu Urukarisitiya ukunda abantu ni wowe ubatunga twese dushima umutima wawe tukawusenga. Bavandimwe, umukiza wacu Yezu Kristu n'Ukarisitiya, hamwe n'iyi ndirimbo yo mu gitabo cy'umukristu D40, tuzirikana ko Yezu Kristu ari we gitambo, ari we funguro, ari we nshuti tubana. Turahimbaza kuri iki cyumweru umunsi mukuru ukomeye cyane w'isakaramento ritagatifu ry'Ukarisitiya, ni ukuvuga umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu. Ukarisitiya ni Kristu. Kristu niwe soko, niwe shingiro, niwe munezero wa muntu. Iyi niyo mpano isumba izindi zose Imana yaduhaye, Yezu Kristu muzima muri Ukarisitiya. Ukarisitiya rwagati muri twe no mu buzima bwacu ni Kristu. Yezu yemeje bidasubirwaho ko we ubwe ari Ukarisitiya igihe avugiye ku mugati na divayi amagambo akomeye ubwo yasangiraga n'abigishwa be bwa nyuma, agira ati nimwakire, iki ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye y'isezerano rishya amenewe abantu batabarika. Ukarisitiya ni Yezu muzima, ni Imana muntu mu bantu, aho Imana igendana n'abantu ikababera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti isohoza mu bugingo bw'iteka. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yagize ati nihubahwe kandi hasingizwe iteka Yezu Kristu, Imana rwose n'umuntu rwose, we rukundo rwigize Ukarisitiya kugira ngo rutubesheho kandi ruzatugeze mu bugingo bw'iteka. Muri make, mbere y'uko ninjira mu ibanga ry'uyu munsi, tuzirikane ko amasomo matagatifu abidufashamo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'iyimuka Misiri, umutwe wa 24, umurongo wa 3 kugera ku wa 8. Zaburi ni 116. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 9, umurongo wa 15 kugera ku wa 15. Ivanjiri ntagatifu ni yuko yanditswe na Mariko, umutwe wa 14, umurongo wa 12 kugera ku wa 16, n'umurongo wa 22 kugera ku wa 26. Mu kurema Ukarisitiya, Yezu yafashe umugati mu biganza bye bitagatifu, ashimira Imana, arawumanyura, maze awuhereza abigishwa be avuga ati iki ni umubiri wanjye. No ku nkongoro irimo divayi ati aya ni amaraso yanjye. Yezu Kristu ntiyigeze yigereranya n'umugati cyangwa na divayi. Ntiyavuze ati iki nagisimbuza cyangwa nakigereranya cyangwa nagisanisha n'umubiri wanjye cyangwa amaraso yanjye. Ahubwo yashyizemo ikimenyetso cyabihwanye. Tubibonera muri kariya kajambo ngo ni, iki ni umubiri wanjye, aya ni amaraso yanjye. Umugati uhwanye n'umubiri wa Kristu, divayi ihwanye n'amaraso ya Kristu.
ariko si umugati ubonetse wese, uwo dusanga hirya no hino, si divayi ibonetse yose dusanga hirya no hino, ahubwo ni umugati na divayi byateguriwe guturirwaho igitambo cy'ukarisitiya igihe ikoraniro ry'abayoboke ba kirisitu bateranye bakikije umusaseredoti ugaragara mu musaseredoti w'ikirenga kirisitu, bazinduwe no gutega amatwi ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'ukarisitiya. Iyo ibyo byuzuye, ikoraniro ry'abakirisitu, umusaseredoti, icyabazinduye guhimbaza ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'ukarisitiya, iyo ibyo byuzuye niho icyari umugati gihindurwa umubiri wa kirisitu, niho icyari divayi gihinduka amaraso ya kirisitu. Bityo rero, imbere ya Yezu muzima muri ukarisitiya nta kindi dukwiriye gukora nk'abantu uretse gutangara, tugatwarwa kandi tugashengerera nka Tomasi igihe abonye Yezu wazutse, akiyamirira ati Nyagasani Mana yanjye, kandi akabikora apfukamye yijugunya imbere y'ibirenge bya Yezu amushengereye. Natwe imbere y'ukarisitiya, Imana nzima yazutse mu bapfuye, tugomba kurangwa no kwitangira abandi mu nzira z'urukundo nk'uko Yezu abiduhamo urugero n'itegeko ati umukuru muri mwe azabe umugaragu wanyu. Tubisanga mu ivanjiri nk'uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 umurongo wa 11. Ikindi kigomba kuturanga imbere y'ukarisitiya nk'abemera, tugomba kumera nka Pawulo tukamamaza urukundo n'impuhwe by'Imana. Pawulo mutagatifu yatewe ishema no guhura na Kristo, we buzima bwa muntu, maze Pawulo agira ishyaka rikomeye ryo kubwira abandi Kristo no kumuhamya mu mvugo n'ingiro, ndetse yageze aho aravuga ati ndiyimbire rero niba ntamamaje inkuru nziza. Ni mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9 umurongo wa 16. Yari yamenye ibanga ry'ukarisitiya, umukiro w'ukarisitiya. Ntiyawihererana, ntibyamukundira, nta mahoro yagira yihereranye ubwo bugingo bw'iteka wenyine. Ibyiza by'ijuru bigomba gusangirwa na bose. Muri ukarisitiya, Yezu aha ubuzima bw'ijuru abamwemera bose. Ibi nibyo nyiricyubahiro Musenyeri Anakleti Mwumva neza, umwepiskopi wa diyoseze ya Nyundo, yashimangiye cyane mu ibaruwa yo kuwa 2 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2021, ibaruwa ikubiyemo ubutumwa yageneye abakristu ku munsi mukuru w'isakaramento. Mu gusobanura uburyo ukarisitiya ari isoko y'ubuzima, umwepiskopi wa Nyundo agira ati ukarisitiya rero ni isakaramento ry'umukiro wa Yezu mu muryango w'abakristu, ikaba n'ifunguro rya roho zabo. Ifite agaciro kanini gatambutse ibindi byose kiliziya ishobora kugira mu rugendo rwayo hano ku isi. Ukarisitiya yambukiranya amateka ya kiliziya. Kiliziya yashyikirijwe na Kristo umwami wayo ukarisitiya ho impano, ariko nubwo iri mu zindi mpano, yo ntabwo ari nk'izindi zose. Ukarisitiya ni impano y'ikirenga, kuko ari Kristo ubwe witanga mu bumuntu bwe butagatifu mu murimo we wo gukiza abantu. Kurya umubiri no kunywa amaraso ya Kristo mu kwemera bitanga ubugingo buhoraho. Ukarisitiya ni umusogongero kuri paradizo, ikaba n'intangamugabo ku ikuzo ridutegereje. Umwepiskopi akomeza agira ati umuntu utungwa na Yezu muri ukarisitiya ntagomba kurindira nyuma y'urupfu ngo aronke ubuzima buhoraho. Yarangije kubushyikira akiri kuri iyi si nk'umuganura w'ubusendere bumutegereje, umuganura uzahabwa muntu ku buryo bwuzuye. Mu by'ukuri rero muri ukarisitiya duhabwa gihamya y'uko tuzazuka ku munsi w'imperuka. Ayo ni amagambo akomeye y'umwepiskopi wa Nyundo avuga asobanura ukarisitiya icyo ari cyo mu buzima bw'abemera no muri kiliziya. None twakora iki ngo tumenye ko ukarisitiya ari isoko y'ubuzima busagambye kandi tuyikomereho? Dore icyo twakora.
igikuru dusabwa ni ugukunda no kwitabira misa ku buryo bwuzuye. Nk'uko Zaburi yabitwibukije, mu misa niho hantu h'ikirenga dushimira Imana, kuko twifatanya na Kristo witanzeho igitambo kitagira inenge. Igitambo cyanyuze Imana kandi kigahesha bose amahoro n'umukiro. Mu misa tumanyurira hamwe umugati kandi bigakorwa dusenga. Mu misa dushyira ejuru inkongoro y'umukiro, tukambaza izina ry'Uhoraho, tukamutura igitambo cy'ishimwe, bityo tukaronka imbaraga zo gusohoza amasezerano tugenda tugirira Nyagasani muri ubu buzima. Mwabyisomera muri Zaburi y'116 aho igira iti, ibyiza byose Uhoraho yangiriye rwose nzabimwiture nte. Nzashyira ejuru inkongoro y'umukiro kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzagutura igitambo cy'ishimwe kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzarangiza amasezerano nagiriye Uhoraho imbere y'iteraniro ry'umuryango we wose. Uhazwa neza Yezu muri Ukarisitiya nawe yihatira kubera abandi Ukarisitiya. Tube Ukarisitiya imbere y'abandi no mu bandi. Ni ukuvuga ko uhabwa Yezu muzima muri Ukarisitiya agomba kwihatira kubera abandi igitambo, akabitangira, akababera ifunguro, bakamuryaho ineza, urukundo, impuhwe, amahoro, kandi akaba inshuti itavangura, inshuti ya bose. Nyamwigendaho, umunyabugugu, ubika cyangwa ubiba inzika, inzigo n'inzangano, umunyarugomo, urema amacakubiri mu bantu baba bazima cyangwa bitabye Imana, umwicanyi, umunyangeso mbi wese, uwo ntiyamenye Yezu Ukarisitiya. Utazi ibanga ryo gusaba no gutanga imbabazi, uwumva ari intungane idakeneye Imana, ntakenere urukundo n'impuhwe byayo, uwo rwose ntiyamenye Ukarisitiya icyo ari cyo. Ariko rero mwene abo batamenye Yezu Ukarisitiya ntibagapfe da, barakabaho, barakagarukira Imana, barakagarukira Yezu igitambo cya muntu, barakagarukira Yezu funguro ry'abari mu rugendo, barakagarukira Yezu we nshuti y'abantu bose mu bihe byose. Abamumenye nabo nibamukomereho, bamuhimbaze kenshi kandi neza mu misa, bamushengerere aho aganje hirya no hino muri Ukarisitiya, muri tabernakulo z'isi yose, kandi barangwe n'ibikorwa by'urukundo n'impuhwe. Ngaho rero ubuzima bwacu nibuhamye ibisingizo by'Ukarisitiya. Nihasingizwe Imana, nihasingizwe izina ryayo ritagatifu, nihasingizwe Yezu Kristu Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe izina rya Yezu, nihasingizwe umutima we mutagatifu, nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, nihasingizwe Yezu Kristu mu isakaramento ritagatifu ry'Ukarisitiya, nihasingizwe Roho Mutagatifu muhoza, nihasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya mutagatifu, nihasingizwe ubutasamanywe icyaha bwe butagatifu, nihasingizwe iryanwa ryo mu ijuru ryamwimakaje, nihasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi, nihasingizwe Yosefu mutagatifu umugabo we udahinyuka, nihasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo. Twese bavandimwe dusabe inema cyangwa se ingabire yo guhabwa neza Yezu muzima muri Ukarisitiya. Mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga, umusaseredoti wa Diyoseze ya Nyundo. Nihagira umuntu urya umugati, azabaho ubuziraherezo, kandi umugati nzawongera ubuzima bw'isi n'umubiri wanjye. Musumba bose singizwa, Mwami singizwa, bw'impundu gishize urwunge, wowe umariza